Benshi muri mwebwe abagabo, abagore banyu babaca inyuma bitewe na business muhoramo cyangwa se na gahunda mwagiyemo, ukamarayo igihe kirekire ugasanga umugore ari kuguca inyuma cyangwa se hari ibyo mutari kumvikana ugasanga umugore arimo araguca inyuma. Rero hari abagabo benshi babana n'abagore babo babaca inyuma ariko ntibabashe kuba babona ibimenyetso runaka bifatika bishobora gutuma umugore amuca inyuma. Ariko muri iyi video ngiye kuba nakwereka ibimenyetso 10 bifatika byerekana yuko umugore aguca inyuma. Ibimenyetso nubibona umenye yuko umugore wawe aguca inyuma hatavuyemo na kimwe. Ariko benshi rero ntabwo bakunda kubyitaho. Uyu munsi ndakwereka ibintu ushobora kuba wakora kugira ngo ugamije kureba niba umugore wawe aguca inyuma, kandi ushobora gusanga nawe biri kukugeraho ariko ukaba utabiha agaciro. Nguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande subscribe ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Rero atangira guhindura imyitwarire. Iyi ni ingingo ya mbere tugiye kuba twarera hamwe. Atangira guhindukira imyitwarire uko yari asanzwe ameze cyangwa se uko wari usanzwe umuzi, ugasanga yagiye ahinduka. Ntashimira, ntakigushimira ku byo ushobora kuba uri gukora cyangwa se ntakugishimira igihe muri kuganira. Iyo uri kuganira nawe ubona atakwitayeho, ntabwo akigushimira. Iyo ni impamvu imwe rero ishobora kwereka yuko umugore wawe ari guca inyuma. Ashobora no kuba arakara vuba. Ushobora kumubaza uti se wiriwe ute, wiriwe he, cyangwa se wari wagiye he, ugasanga arimo arakuka inabi, ntabwo ashaka kugira ngo ugire icyo umubaza cyangwa se we agire icyo yaba yabigusubizaho. Izi rero ni zimwe mu mpamvu zishobora kukwereka yuko umugore muri kumwe ashobora kuba arimo araguca inyuma. Kabiri, ahisha telefone ye igihe wenda ugiye kuba wayikora cyangwa se wenda hari uzamutire nka telefone, hari umuntu ugiye guhamagara cyangwa se hari video ugiyemo cyangwa hari ikindi kintu ugiye kuba wayikoza, ntabwo azayiguha, azayihisha kure. Azumva adashaka kukwereka telefone yawe, ntayigushyira hafi kugira ngo utayikora cyangwa se utagira ibindi ujyamo. Ajya kuyitwara mu bwiherero, aho agiye hose, mu isoko, ndetse ahantu henshi hagiye hatandukanye yumva atayibagirwa. Rero ibi ni bimwe mu bimenyetso bikomeye bishobora kukwereka yuko umugore mubana cyangwa se umugore mumaranye igihe mubana ko atakigukunda, ahubwo yuko yifitiye abandi bantu bari ku ruhande. Ingingo ya gatatu rero yatangira kwita ku isura ye kurusha na mbere. Uko mbere yari ameze ntabwo byabaga bimuhagije, ariko ugereranyije na n'ubu ngubu bitewe n'umuntu ari kubona nawe muri iyi minsi, usanga arimo araguca inyuma cyangwa se uko ugenda yitaho cyane nta bitandukanye na mbere nk'uko yajaga abigenza. Hano mu nyumve neza, ashobora kwiyitaho bitewe n'uko wenda ameze muri iyi minsi, afite amafaranga cyangwa se wenda hari amafaranga yizigamiye akaba ari kwitaho. Ariko nubigenzura neza uko yitagaho mbere mu mafaranga make n'ubu ngubu, urasanga harimo itandukaniro. Kwitaho nta birenze, ariko nanone nubigenzura neza urasanga afite imyitwarire idasanzwe. Wenda ari kugura imyambaro mishya utazi ahantu arimo arayikura, ari guhora na perfume nshasha nyinshi izo kuyaba yajya ahantu henshi hatandukanye, ahorana gahunda zidashyira. Usanga arimo buri kuwa mbere, kuwa kabiri afite gahunda zitandukanye. Niba yanakoraga akazi ukumva atangiye kugakora nabi, ntagikora akazi neza cyangwa se ntabwo mucyumvikana neza bijyanye n'akazi, bitewe n'uko hari ahantu ashobora kuba ari guhereza umwanya udakenewe. Ingingo ya kane rero izakwereka yuko umugore muri kumwe ashobora kuba aguca inyuma, ahora ahuze buri kimwe, ahora ahuze cyangwa se ahora nta kanya na kamwe afite, nta mwanya n'umwe akikubona nk'uko yajaga arakubona. Ushobora gusanga ahugiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa yagiye wenda ahantu henshi ni performance kuri WhatsApp, bitewe n'uwo muntu bari kuganira. Wewe umwanya aguha akenshi aba ari muto cyane kuruta uwo aha
aho hantu ari kuba yajya cyangwa se umwanya ari guha akazi, weho nta mwanya afite wo kuba yaganira nawe, ntakwitaho nk'uko byari bikwiye cyangwa se ntakwitaho nka mbere. Usanga muri iyi minsi hari ibintu bigiye bimuhuza bishobora gutuma wowe ubwawe atakumva. Rero umwanya yaguhaga arawugabanya, guhora ahuze ahugiye muri telefone, ahugiye mu kujya gutembera cyangwa se mu kujya utugahunda tugiye dutandukanye, wowe ukabyita nk'ibisanzwe. Cyakora uwo wizeraga yararangije kugenda, yararangije kugenda mutakiri kumwe, aba aricyo ugiye kugira rero ngo urebe aho biri gupfira kugira ngo umugarure. Ingingo ya gatanu rero, kugabanya urukundo n'amarangamutima yajyaga akugirira. Wenda babagazanye nk'ibiryo ku meza, ukabona mugiye gusangira cyangwa se ukabona akwitayeho, akakuzanira utumbuto, akagukorera serivisi zigiye zitandukanye, ariko urabona muri iyi minsi ntabwo akibigukorera. Iyo ni impamvu imwe ishobora kuba umugore wawe arimo araguca inyuma, ntakiguhobera nka mbere. Wenda waratahaga uvuye mu kazi ugasanga arimo araguhobera, akubaza ku kazi uko wiriwe, uko byagenze, sitori y'umunsi ugasanga nyine arimo arayikubaza, ariko ubu ngubu ntakikubaza bitewe n'uko afite ibindi bintu arimo aritaho. Ntabwo ari kuvuga ngo yabuze umwanya runaka, ahubwo wowe wa mwanya waguhaga hari uwundi muntu ashobora kuba arimo arawugenera. So uzamenye nawe ari gukora ibintu ntabwo bizaba ari byiza nk'ibisanzwe. Ingingo ya gatandatu rero, akunda guhisha amabanga menshi. Yajyaga yakubwiraga amabanga, ibyabaye ku kazi aho ari gukorera, ibyo yabonye akabikubwira, ariko byose asigaye yigira amabanga, ntabwo ashaka kugira na rimwe akubwira cyangwa se akubwira wowe ubwawe kugira ngo mubashe kuba mwabiganiraho. Hari ibintu byinshi utamenya, ntakubwira aho yagiye cyangwa se aho yavuye. Ashobora kuba umunsi wose ari ahantu yari yatembereye, ariko ugasanga ntabwo ari kubikubwira. Akunda kukubeshya ngo ashobora kuba agiye guhaha, mbese mu maso ukabona nanone ko akubeshye, ariko bitewe nk'umuntu w'umugabo ukihangana ntagire ikintu umubwira. So rero umenye abo muri kumwe, nta nkubwiye nk'umugenzure, ariko niba ibi bimenyetso urimo urabimubonaho, nta kabuza umugore wawe aguca inyuma. Ingingo ya karindwi tugiye kuba twarebera hamwe, akunda kugereranya n'abandi bagabo. Iyo umugore wawe akunda kugereranya n'abandi bagabo, akavuga ati umugabo wa kanaka ameze gutya, cyangwa se umugabo wa runaka akora ibi, uzamenye yuko nanone kimwe mu bimenyetso ushobora gutangira gukeka ko umugore wawe atakiguha agaciro. Akakubwira n'abandi bagabo, ntabwo watangira kuvuga abandi bagore nabi. Yego sibye, wenda ashobora kuba hari icyo yabonye ku mugabo runaka akakivuga neza, ariko si ngombwa kugira ngo aza kugereranya n'undi mugabo yuko afite agaciro kuba wowe mubana akakurusha. Ibi akenshi biba bifitanye isano n'uko ariko arahinduka cyangwa se ariko araguca inyuma, cyangwa se ashobora kuba atanagukeneye mu buzima wowe ntubashe kuba wamenya, cyangwa se uwo muntu ari kuguhaho ingero ugasanga niwe ashobora kuba ari kumwe. Ibimenyetso maze kukubwira rero, nuza kuba kwishyira hamwe ukabitekereza ukagenzura buri kimwe, urasanga ibyo ndi kukubwira ari byo. Ingingo ya munani tugiye kuba twaganiraho, akunda guhinduranya amarangamutima. Akunda guhindukirana ku rwego ushobora utatekera cyangwa se mu buryo butunguranye, ukabona arimo arahinduka buri munsi, mu gitondo nimugoroba, saa sita nimugoroba, ugasanga nyuma y'iminsi ibiri ibintu bitangiye kuzamba. So rero uyu munsi aragukunda cyane, ariko ejo kubona yakwanze. Ibi ni ibigaragaza ko hari undi muntu uri hagati yanyu, cyangwa se undi muntu urimo urabitangira.
wajyaga umuvugisha akuvugisha buri munsi kuri telefone ariko ukubona yuko ari guhinduka, ntagishaka kuba yakwitaba kuri telefone wowe igihe umuhamagaye cyangwa se igihe umwandikiye ari gutinda kugusubiza kuri WhatsApp bitewe n'uko afite ibindi bintu bimuhugije. Mbere yarakwandikiraga bigakunda ariko ubu ngubu ntagishaka kuba yakwandikira. Izi ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma kuba umugore wawe harimo arahinduka mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo butumvikana. Niwicara neza ukareba urasanga yuko uyu mugore wawe hari indi mpamvu iri gutuma iri kubimutera. So abagore rero bakunda kwita ku bagabo babo cyane cyane iyo bakunda, ariko nubona kimwe muri ibi bimenyetso uzamenye ko ari guhinduka. Twagiye ku ngingo ya 9, kugabanya igihe muri kumwe. So mwenda mwabanaga amasaha 5 muri kumwe ariko nta n'isaha ubu ngubu akikubonera, nyuma y'iminota 30 wumva akuvuye impano akavuga ati agiye gukora ibi, kandi igihe mwabaga muri kumwe ntabwo ibyo ngibyo yabikozwaga. So witonde rero, uyu mukobwa muri kumwe ashobora kuba atagukunda cyangwa se uyu mugore. Ku bakobwa birakunda no ku bagore birakunda, rero witonde umwanya yaguha ugasanga ntabwo kiwuguha, hari ibindi bintu bimuhugije, ntabwo akikwitaho nka mbere. Iyo umugore atangiye gucuma ntabwo utinda kubibona, ubibona vuba byihuse. So be attention rero, making sure niba ibimenyetso urimo urabimubona. Tujye ku cyanyuma, ku ngingo ya 10 ariyo ya nyuma, gutangira gushinja amakosa cyangwa gutangira gushinja amakosa n'igihe nta makosa ufite. Wenda nta kibi wakoze, atagatangira kugushinja ngo nawe umuca inyuma, waba ugize icyo umubwira ukumva amakosa yose ayagushizeho. Natangira kuyagucaho rero, kwigushyiraho amakosa kandi uzi ko mwabiganiragaho, uzamye yuko uyu mugore arimo araguca inyuma. So be attention, be careful rero ku uyu mugore, cyangwa se niwe ugomba gufata umwanzuro kuri uyu mugore kugira ngo ubashe kumenya neza umuntu muri kumwe. Ese umuntu muri kumwe arankunda cyangwa ntago ankunda? Niba watangiye ukumukeka, wenda hari abantu barimo barabikubwira akavuga ati umugore wawe nyamara asigaye yitwara muri ubu buryo, yarahindutse, wihubuka ngo ugende uhite umwataka cyangwa se umwanjame mugirane amakimbirane. Ahubwo weho ibi shakisha muri ibimenyetso mbwiye kugira ngo ubashe kumenya neza kuko niba ari byo. Ariko ibi byinshi muri ibimenyetso nusanga ari byo kuko asanzwe abigukorera, nta kabuza uyu mugore araba abikora. Iyo ubonye rero ibi bimenyetso byinshi ku mugore wawe, si ngombwa kugira ngo uhite umuhwitura cyangwa se uhita utekereza nabi, ariko ni byiza kuganira no gushaka igisubizo hagati yawe nawe mbere y'uko ukora ikibi, cya mbere y'uko ukora amakosa yo kuba mwashwana. So ndabakunda rero, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video nimwe igucika. Hano tugenda tubatambutsaho ibiganiro byiza kandi byubaka. Iyi video niba hari ikigufashije cyangwa se hari ikikunejeje, ukande like, yisharinge n'abandi kugira ngo nabo batazacikanwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nahawe rero gusuzuma komeza cyangwa se nahawe kugira ngo wisuzume. Please gukora amakosa mu gihe umubonyeho ibi bimenyetso. Turabakunda cyane, kadure mu zindi video.